turabasuhuje inshuti bakunze ba Radio Maria Rwanda aho muherereye muteze amatwi gahunda n'ibiganiro bitandukanye. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro kigiye kugaruka by'umwihariko ku ihuriro rya Synode riherutse guhuza abapadiri bakuru basaga 230 ryabereye i Roma mu Butaliyane. Ryabaye rero kuva tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane kugera tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Murabyibuka ko mbere y'uko iri huriro ritangira twaganiriye na padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis Remera hano i Kigali, ni Padiri Jean Bosco Ntagungira, akaba ari umwe mu baryitabiriye. Twari twabasezeranije rero ko azakomeza kugenda dusangiza amakuru y'uko iri huriro ryagenze cyangwa se ririmo kugenda imirimo yayo n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero twamwakiriye muri studio za Radio Maria Rwanda. Reka tubanze tumuhe ikaze hanyuma tumubaze atubwire uko iri huriro ryagenze. Padi, muraho neza? Besti, uraho? Yego. Tuhaye ikaze rero muri studio za Radio Maria Rwanda. Murakoze cyane kandi nshuhuje n'abadukurikiye kuri Radio Maria Rwanda. Iri huriro rero nkuko narindimo mbibwira abatwumva, iri huriro ryahuje abapadiri bakuru basaga 230 rikaba ryarabereye mu Butaliyani kuva tariki ya 28 z'ukwa kane kugera tariki ya 2 Gicurasi uyu mwaka. Twagira ngo dutangira iki kiganiro mwongere mwibutsa abatwumva iri huriro ryari rigamije iki muri rusange. Bestina, urakoze nkuko twari twabivuze ubuheruka. Iri huriro ry'abapadiri bakuru i Roma hafi ya Papa ryifujwe na Papa nyirizina. Nkuko mubizi twashoje icyiciro cya mbere cya Synode yo kugendera hamwe, Synode sur la synodalité. Papa rero yifuje kubonana n'abapadiri bakuru, abashumba baza paruwasi bo hirya no hino ku isi. Ryarateguwe rero nkuko nababwiye, buri gihugu cyoherezaga abagihagarariye bagendeye ku mubare wa diocese 25. Igihugu gifite diocese zitarenze 25 boherezaga umwe, izirenze 25 bakohereza babiri, gutyo. Byarateguwe rero. Hanyuma duhurira i Roma nkuko umaze kubivuga, turi abapadiri bakuru barenga 230. Hanyuma dukora umurimo wari watujyanye wo gutegwa amatwi no gutega amatwi ku bijyanye no kugendera hamwe mu maparuwasi yacu. Umurimo wo kugendera hamwe mu nzego za paruwasi, muri paruwasi zose, kuko Papa yifuje abapadiri bakuru kuko yavugaga ati nibo bari rwagati mu ntama, nibo bari hafi yabo kurusha n'abandi bose, nibo bazi impumeko yabo, nibo bafite n'impumuro y'intama nkuko akunze kubivuga. Yego. Ubwo rero twagombaga gusangira experience, gusangira ubuzima. Twakoze isangira buzima mu maparuwase yacu, mu bihugu byacu, uburyo tubayeho, uburyo tugendera hamwe. Twagombaga kuvuga experience twagize mu rwego rwa kiliziya igendera hamwe mu murimo wacu nk'abapadiri bakuru. Abapadiri bakuru, ese ni ibihe byagushimishije? Ni ibihe bitagenze neza? Ibyagenze neza, ibigenda neza ni ibihe ukabisangiza abandi? Ibitagenda neza ni ibihe? Yego. Tujya abantu bakabihuriraho. Ubundi tukaza kuvuga tuti karisime twaho, impano zidasanzwe zivutse muri paruwasi huye nazo, ni izihe? Wabyitwaye mute? Ni ukuvuga ngo experience zidasanzwe, hari ibisanzwe hari n'ibiba bidasanzwe. Noneho muri ibyo byose twavuga uburyo wabyitwayemo kugira ngo abantu bagendere hamwe, bafate ibyemezo hamwe, bateganye amatwi.
uburyo inzego za paruwasi zikora mu kugendera hamwe. Ese izo nzego ko zihari? Kandi koko zirahari, turazifite amakomisiyo, inama ngishwanama zinyuranye muri paruwasi, inama ncungamutungo, amatsinda. Ese izo nzego zifite ubuzima bwo kugendera hamwe, cyangwa se ni umuntu umwe gusa ufata icyemezo hanyuma abandi bagakurikira? Uwo murimo rero wakozwe batugabuye mu matsinda, amatsinda y'abantu hagati y'10 na 12, yego, kugira ngo haboneke umwanya wo gutegana amatwi. Ayo matsinda yagendaga akurikiza indimi zaho abantu bari baturutse. Nababwiye ko ari abapadiri bakuru baturutse ku migabane yose y'isi no mu bihugu byose byashoboraga kuza. Byose ntabwo byashoboye kuza, birumvikana, kuko hari ababura impapuro z'inzira, hari ababimenyeshejwe nta mwanya uhari wo kwitegura. Nabyo byarabaye kuko ryabaye ihuriro risa n'iryatunguranye. Hanyuma kominikasiyo kuri bamwe irabura, abandi babura impapuro z'inzira kubera ko byabaye ibintu byihuse. Ariko rero hafi ya bose baraje, habuze bakeya. Ubwo rero bagiye batugabura mu matsinda akurikije indimi. Yego. Indimi, abavuga ururimi rw'Igitaliyani, abavuga ururimi rw'Igifaransa, abavuga ururimi rw'Icyongereza, abavuga ururimi rw'Igisipanyol. Ndumva ari abo ngabo. Hanyuma buri wese agatega undi amatwi kuri izi ngingo. Buri wese agahabwa ijambo, kuko ikigamijwe mu kugendera hamwe nk'uko twabivuze ni ugutega amatwi undi, guha undi ijambo. Buri wese akavuga experience ye, akavuga ubuzima bwe muri paruwasi mu rwego rwo kugendera hamwe. Abandi bakamutega amatwi bacecetse. Ariko kandi muri uko gutegana amatwi ni no gutega amatwi Roho Mutagatifu. Nk'uko mubizi, ni ibiganiro muri Roho Mutagatifu. Gufata ijambo no gutega amatwi. Uravuga bakagutega amatwi, n'undi yavuga nawe ukamutega amatwi. Byarangiza buri wese akavuga, mugakora tour de table, azenguruka. Twabaga twicaye ku meza azengurutse nk'uko aya ngaya abari kuri Radio Maria ntibabona ameza twicaye uko ameze. Dukikije ameza, buri wese areba undi mu maso, buri wese amutega amatwi, buri wese akavuga. Yarangiza undi nawe akavuga. Nta kuvuga ngo commentaire uyu ngarangije kuvuga reka tugire icyo tuvuga kubye. Buri wese yagombaga kuvuga akarangiza. Yewe niyo yasa n'utandukiriye gato, abantu bamuhaga umwanya, kuko icyangombwa ni ukumva ko wavuze, ukavuga ibintu uko ubitekereza, uko ubyumva. Ubwo ni ukuvuga ngo aho ngaho se mwabaga mufite wenda nk'umuntu urimo abandikira ibyo muvuze, ko mutubwiye muti waravugaga, ntabwo gushyiraho wenda komantere cyangwa kugira icyo uvuga ku byo mugenzi wavuze, mwese mugakomeza uko mwari mukikije ameza. Yego. Ni ukuvuga twitoramo umusekreteri. Yego. Tuba dusanganywe n'uyoboye ibyo biganiro. Yego. Haba hari abantu bashinzwe sinode, abamoderateri ba sinode bashinzwe ibiganiro muri buri tsinda, kugira ngo babiyobore, kugira ngo banatwerekere uko bikorwa, kuko ni ibintu umuntu agomba kwiga. Ubwo rero buri wese akavuga akarangiza, noneho tugafata umwanya tugasenga, tugatega amatwi Roho Mutagatifu, tugaceceka. Byanaba ngombwa abantu bagahaguruka, kuko buri gihe isakaramento ryabaga ryimitswe muri chapelle. Ubishoboye ababishatse bakajya muri chapelle, abandi bakajya muri jardin. Noneho ubundi tukagaruka, tukongera tugasubira muri cya kibazo,
kuko icyabaga kigamijwe ni ukuvuga cya kibazo ukumva abandi noneho ibyo abandi bavuze ukabanza ukabigira ibyawe. nicyo bisobanura wa mwanya wo gusenga, wa mwanya wo kuzirikana, noneho mukongera mukagaruka mukongera mugatangira muvuga cya kibazo nanone. Vesti, urumva ko iyo umaze kumva abandi ukongera ugatangira uvuga kuri cya kibazo, urumva uvuga bimwe, urumva ko bigenda biganisha hamwe. Ugaha agaciro ibyo babandi bavuze, ugasa n'ubigarukaho. Naka yavuze ngo nawe yavuze ngo, kugira ngo mugende mubyegeranye, kuko mwatangiye byose ari ibitekerezo by'abantu 12. Noneho iyo mwongeye kubisubiramo hari aho mugenda mugaruka, hari icyo mugenda mugarukaho, mukagenda mubyegeranya. Icyo gihe murumva ko muba mutangiye deja kugira icyerekezo kimwe, mukongera mugatangira. Buri wese agatangira avuga, ariko noneho akavuga agaruka no ku byo abandi bavuze, asubira ku byo yavuze nawe, noneho mugahetura nanone. Mwahetura mukongera mugafata umwanya wo gutega amatwi wo mutagatifu, mukongera mugasenga, mukongera wenda mukajya nko kunywa icyayi cyangwa agakawa. Hashira umwanya mukongera mukagaruka, noneho ku nshuro ya gatatu mukagaruka nanone kuri cya kibazo. Urumva rero ko burya kugendera hamwe ni urugendo, ntabwo ari ukuvuga amahushuka, ntabwo ari ukurangara. Ni ukuvuga ngo ngewe ndagutega amatwi nkumve, ntekereze iwanyu ko bimeze muri kiliziya. Ese turahuriza hehe? Ese bipfira hehe? Ese aho bikorwa neza ni hehe? Ngo twumva abo bandi ingamba bakoresha kugira ngo bigende neza. Ku nshuro ya gatatu mukongera mukabigarukaho. Ni umwitozo mwiza rero. Ngira ngo mbwire n'abandi, baba abari mu ngo cyangwa n'abafite ibyo bahuriraho, gufata umwanya wo gutega amatwi. Burya ni ibintu bitanga imbuto rwose. Umwanya wo gutega amatwi, nkagutega amatwi ukantega amatwi, tukongera tugatangira. Kuko icyo navuze maze kugutega amatwi ntabwo ari kimwe n'icyo navuga ntaragutega amatwi. Umwanya rwose uhagije. Muri iki gihe rero abantu babuze umwanya rwose wo gutegana amatwi, umuntu agatangira kuvuga, undi akamucamura, akamukubita mu kanwa ntavuge. Icyo gihe ni umuntu umwe uvuga cyangwa agafata ibyemezo atateze amatwi abandi, kandi burya kenshi birapfa. Kuko burya ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Icyo kintu rero nicyo twagarutseho cyane, uwo mwitozo muri ziriya ngingo zose nababwiye. Se muri paruwasi nka padiri mukuru bigenda bite? Ibyemezo bifatwa bite? Iyo haje impano, ingabire zidasanzwe se zaraje, warazibonye muri paruwasi, byagenze bite? Ese wabahindiye ku utanabateza amatwi? Ese ibyemezo mubifata mute? Za nzego dusanzwe tuzi, twavuga ati ese zirimo ubuzima bwo kugendera hamwe cyangwa ni icyitiriro gusa? Ese ni icyitiriro gusa? Kubera yuko igikuru nyine twakuyemo ni ukuvuga ngo niba uri padiri mukuru ugomba gufata umwanya wo gutega amatwi inzego zose, ukaziha ijambo, ukabaha ijambo, hanyuma ugafata icyemezo umaze kubaha umwanya. Ibyo ariko ntabwo byoroshye, kuko hari abakeka yuko ari ukwima padiri mukuru ijambo, ari ukumwambura ububasha bwe. Hari abakeka nawe ni kubukeka. Ni ukuvuga ngo icyo padiri yavuze ntacyo turenzaho. Nyine niko tumenyereye. Padiri mukuru yafashe iki cyemezo. Padiri mukuru yategetse ko, akenshi ni nayo mvugo ikunda gukoreshwa, niko mbyumva hanze, yategetse ko iki n'iki kizagenda gutya cyangwa se ibi n'ibi bijya hariya. Yego, ashobora kubitegeka atyo,
ariko hari aho yabinyujije. Yego. Ni ngombwa rero kuhumva kuko burya kugendera hamwe ntabwo ari ukwambara padiri mukuru ijambo, Yego. ahubwo ni ukwibutsa ko padiri mukuru atari umwami, Yego. padiri mukuru atari bose, Yego. padiri mukuru atari igikomangoma Yego. gihindira hejuru hariya, Yego. abo hasi bagakurikira. Oya, padiri mukuru ni umubyeyi. Yego. Ni nacyo papa yatubwiye dusoza, wenda ndaza kubigarukaho, avuga ati mumenye ko muri paruwasi murimo mutari mu kiliziya kugira ngo mukumire abagomba kwinjira. Yego. Mureke bose binjire, mubatege amatwi, Yego. yewe n'abanyabyaha ruharwa mubareke binjire mu nzu y'Imana. Yego. Muri imbere ya kiliziya kugira ngo mubakire, ntabwo ari ukugira ngo mubajonjore abinjira n'abasohoka. Abo mwumuha amasakaramentu nabo muyima, muri ababyeyi, nk'umubyeyi mu rugo. Ntabwo muri ba patron, Yego. ntabwo muri ba boss, ntabwo muri abatware. Akagaruka kuri ya vanjiri Yezu Kristo yabwiraga abigishwa be ngo abatware b'isi bayatwaza agahato n'igitugu, ariko mwebwe muri abagaragu. Yego. Mwebwe muri abagaragu. Icyo ngicyo rero nicyo iyi sinode yatwigishije, ko padiri mukuru agomba kugenda imbere, yego, nk'umuntu uyoboye, akagenda hagati mu ntama kugira ngo amenye impumeko yazo, izacitse intege azitera imbaraga, akagenda inyuma kugira ngo aheke n'iyasigaye inyuma, kugira ngo abantu batagenda intatane, intama zitagenda intatane. Aho hose padiri agomba kuhagenda. Yego. Ntabwo ari imbere gusa wazagira utyo wazakebuka ugasanga inyuma n'ibiziriko nta bihari, kandi uzi ko intama zagukurikiye. Ugomba kugenda aho hose Yego. nk'umuntu uyoboye, nk'umuntu uri kumwe n'intama, nk'umuntu wankuraja intama izacitse intege cyangwa izagandaye, ukaba wazishyira ku bitugu kugira ngo mugendane. Ibyo ngibyo rero niyo mpumeko igomba kuranga sinode. Twabivuze ko hagomba kuba orthodoxy. Orthodoxy ni ukuvuga ngo inyigisho kundi ziba ziyobowe, inyigisho kuyobora. Yego. Orthodoxy, inyigisho ziboneye, ukamenya ko inyigisho ziboneye kandi ko zitangwa. Noneho hakaba na orthopraxy. Orthopraxy ni ukuvuga ngo ese ibiteganyije kwigishwa no gukorwa niko bikorwa. Kuko hashobora kuba hari ibiteganijwe ariko hagakorwa ibindi. Yego. Ese ubuzima bw'intama bumeze buti? Ese muri paruwasi ibikorwa ni ibyagenwe? Noneho hakaba na orthopati. Orthopati ni ukuvuga ngo kwiyumvamo intama. Urabona empathy ni ukuvuga ngo ese baramutse bate, ese nta kibazo intama zifite. Umuntu ntabe gusa aho hejuru, aho ukinjira mu buzima bwazo. Niba hari abababaye ukababarana nabo, niba hari abishimye ukajya mu minsi mikuru yabo mukishimana. Ntibe gusa ibintu mekanike, ahubwo bikaba kuko ubuzima usangiye n'izo ntama. Ni urwo rwego rwa orthodoxy. Inyigisho ziboneye za kiliziya zirahari, ziratangwa, cyangwa hari inyigisho z'ubuyobe. Yego. Kandi urabizi ko ziriho inyigisho z'ubuyobe. Hari inyigisho za kiliziya nizo zigomba gutangwa. Yego. Noneho hari imikorere. Kiliziya ikora ite iyo mikorere muri paruwasi? Ese ni imikorere ikwiye? Noneho usibye iyo mikorere hakaba noneho no gusangira ubuzima, ubuzima bwa buri munsi, ibyishimo, umubabaro, padiri nawe akaba abirimo. Ibyo rero nibyo byangombwa, kuko sinode kuri sinodalite
sinode mu kugendera hamwe ntabwo hari abakeka ko ari inzego nshyashya zizajyaho ibyemezo bishyashya bizajyaho kuko ubundi kiliziya n'ubundi ni sinodale ni ukugendera hamwe ni ukujya inama ni ugufatanya ni ugutegana amatwi ubwayo muri kamere yayo ariko rero kubera yuko hari uburyo bitakorwa hifujwe yuko iyo myumvire yashimangirwa ni mindset nk'uko tubivuga muri iki gihe mu kinyarwanda sinzi uko twabivuga besti mindset ni imyumvire ni imyumvire yo kuvuga ngo ntabwo ndi jyenyine muri kiliziya ntabwo ndagati gateye mu butayu abandi ngo mbashyire mu kiziriko wenda nshinzwe komisiyo n'iyi nshinzwe umurimo uyu n'uyu nzajya mfata ibyemezo abandi bakurikira oya iyo myumvire rero igomba kujyaho kandi ikagera mu nzego zose icyo ugiye gukora ukavuga uti ese abandi barabizi ese niyo mikorere ya kiliziya ese bijyanye n'umurongo wa kiliziya tukiganireho noneho hagafata wa mwanya wo gutega amatwi gushishoreza hamwe za ngingo eshatu noneho gufata icyemezo ubanza ugatega amatwi ugategwa amatwi mugashishoreza hamwe muri ibyo byose byavuzwe buri wese yatanze igitekerezo cye noneho mugafata umwanzuro muri hamwe ngurwo urugendo rero tugomba gukora kandi nk'uko nabivuze ni imyumvire za nzego zacu dusanzwe turimo zifite ubuzima bwa sinode paruwasi yacu komisiyo zacu ni sinodale aho buri wese afata umwanya ukwiye kuko ahangaha tugomba kumenya ikintu kimwe ntabwo ari uko bibi ibintu by'uruvangitirane rutagira umurongo rutagira uruyobora rutagira icyo padiri mukuru afite inshingano zo kuyobora no gushishoza muri ibyo byose ariko ashishoreje hamwe n'abandi ntabwo ari uko abarayike bazaza ngo bafate umwanya wa padiri bayobore padiri nayo ngo ajye mu barayiki abo murayiki oya buri wese mu mwanya we agomba kuwufata mu nshingano ze nk'uwabatijwe ariko ku buryo bunyuranye kuko hari ababyumva batyo bakavuga bati padiri yari yaradukandamije none reka natwe tuyobore ndagera ibyo naringiye kubaza ntese wenda ntihazabamo akavuyo umwaka avuga ati nk'uko mwigezemo bikomozaho muti padiri mukuru mwari muzi gutera cyangwa se padiri yavuze iki yavuze ngo iki mugikore gutya cyangwa mugikore gutya yategetse iki noneho bikaba bibaye ko tugendera hamwe mu kugendera hamwe natwe tugatanga ibitekerezo byacu nyine nk'abarayiki cyangwa se n'abandi bari hafi ya padiri bamukikije noneho ugasanga kuko igitekerezo cyanjye numvaga ko wenda cyari ingenzi cyangwa se cyari gufasha ugasanga wenda muri bwa bushobozi padiri nyuma aje gutega amatwi bateze amatwi mwatubwiye ko padiri nyine azicara agashoza agatega amatwi akumva erega ntabwo ari we wenyine ni ukuvuga ngo tuba turimo kugendera hamwe n'abandi nabo baricara bagategana amatwi nawe urimo gutega amatwi nawe agatega amatwi padiri akamwumva kuko burya hari igihe n'umuntu aza aguha amategeko ye gusa nawe wamubwira uko ibintu bimeze kiliziya dore uko ikora dore ibyo iteganya akumva ko ibye ari byo bigomba gukurikizwa gushyirwa imbere aho ngaho ni ukugira uko mu rusyo n'ingasire kuko nyine hari abarayiki bavuga bati
noneho natwe duhawe ijambo padiri niyigire. hari ababitekereza batyo. yego nanjye niho ukabona natekerezaga. ntabwo wenda ari mu gihugu cyacu ariko ahandi mu bihugu nk'ibyo ngibyo byitwa ko byateye imbere bati padiri rero niyigireyo hanyuma ubundi tuyobore azajya duha amasakaramentu hanyuma ibindi tubikore nitwe tuzafata ibyemezo nitwe tuzafata icyerekezo cy'uko dutwara paruwasi. cyangwa se padiri nawe akaba yavuga ati batwambuye ijambo batwambuye ububasha none reka twigire ku ruhande tujye muri rubanda. ibyo ntabwo ari byo. buri wese agomba gufata umwanya we yiyumvamo undi buri wese uruhare afite n'inshingano afite, kubera ko hazaba habaye wa mwitozo wo gutega amatwi buri wese kandi ugaha agaciro ibyo buri wese yavuze, mugashishoreza hamwe icyemezo mukagifata ari icyanyu mwese mutavuga ngo ni icya kanaka. kuko ngo icyo abantu bakunze kuvuga nicyo cyo kuvuga ngo padiri yemeje bati kandi nabyo niwe wabyize niwe wabitorewe niwe wabisigiye amavuta none ntacyo twakongeraho. ariko icyo gihe ni ugupfobya ingabire zinyuranye ziri muri kiliziya zishingiye no kuri batisimu. kuko batisimu itugira ingingo nzima za Yezu Kristo, idusangiza ku murimo we wa gihanuzi wa gisaserdoti na cyami. ibyo byose rero tugomba kumva ko ari inshingano zacu, ntitwumve ko hari abo twabiharira ngo ni ibyabo kandi koko ni kubona rimwe na rimwe biba umuntu bakamutorera umurimo batuzajya uduha raporo gusa. ibyo uzajya uvuga tuzajya tubyakira. uri umukuru w'umuryango remezo akaba utanga gahunda ugatanga na raporo kwa padiri mukuru, abanyamuryango remezo batigeze bahagera batigeze bumva ko umuryango remezo ari uwabo, ni ikibazo. no mu zindi nzego rero hari igihe bishobora kugenda bityo. ibi nibyo sinode ishaka gukuraho, ikagira ngo hazeho iyo myumvire mishya, iyo myumvire yo guha agaciro buri wese mu rwego rwe. Padiri murakoze, wenda turaza gusa naho tubigarukaho n'ubundi ku bizakurikiraho, ariko nagira ngo nibutse abatwumva ko turi mu kiganiro kigaruka ku ihuriro rya sinode riherutse guhuza abapadiri bakuru basaga 230. iri huriro rero ryabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani kuva tariki 28 z'ukwezi kwa 4 kugera tariki ya 2 Gicurasi uyu mwaka 2024. Padiri Jean Bosco Ntagungira rero padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis Remera Kigali niwe turimo turaganira, kuko yagiye ahagarariye Kiliziya Gatolika mu Rwanda. hanyuma rero padiri mwigeze mutubwira muti mwabaye nk'abadusogongeza ko nyir'ubutungane Papa Francisco n'ubundi niwe wifuje ko iri huriro ry'abapadiri bakuru ryaba. mwigeze rero mutubwira muti hari n'ubutumwa yaduhaye atubwira ko abapadiri bakuru muri kiliziya iwacu muri paruwasi turi ababyeyi tugomba kumenya intama. nagira ngo mudusangize neza noneho ku butumwa yaba yarabahaye, sari ubundi bwihariye yabahaye yabasangije mubona buzagirira Kiliziya Gatolika akamaro. urakoze. Yego Vestina, urakoze. ubwo mu gusoza Papa Francisco nibwo yaje turaganira tumubaza ibibazo, nawe aduha ubutumwa, yandika n'iletere yewe avuga ati mbagize intumwa za sinode yo kugendera hamwe iwanyu. muzagende mubwira abepiskopi banyu ibyo nababwiye, kandi bazabahe umwanya wo kugira ngo mubabwire ibingibi mbabwiye. iyo myumvire mishya namwe muzabe intumwa zayo, muyinjize aho mugiye mu maparuwasi yanyu, bumve neza ibyiza byo kugendera hamwe. ati
muri ababyeyi mu rugo mumenye ko umubyeyi agomba kugendana n'urugo rwe rwose ntawe aheje. Agatanga urugero rwa wa mubyeyi wakira umwana we w'ikirara n'uwivumbuye yanze kwinjira akajya hanze kugira ngo amwinjize. Ati nta n'umwe ugomba guhera hanze. Ati n'abanyabyaha ruharwa muzabareke binjire muzabakire, abakunda kiliziya muzabakire, n'abayirwanya n'abayivuga nabi nabo muzabakire mubatega amatwi. Ati kuko burya ntaho umuntu atakura isomo, abo nabo ntimukabaheze mujye mubakira. Nicyo mubereye muri kiliziya, nicyo mubereye kuri uwo murimo, ni ukwakira ntawe mushubije inyuma n'umwe. Ni ibintu bikomeye rero, ni ibintu bikomeye kubona umwanya gutega amatwi. Burya hari igihe abantu bavuga gutega amatwi ukagira ngo ni ibi bisanzwe, ni ugufata uwo mwanya wose kongera ukumva umuntu nawe ukamubwira akongera akavuga kugira ngo mwiyumvanemo bya bintu twavuze orthopati. Ibibazo by'ibyumvo bigira ibyawe bikubabaze, ubishakire umuti ku buryo bushobotse, cyangwa se n'ibyishimo bye ugende mu bisangire, kuko burya nta cyiza nko kubona uwo musangira ibyishimo. Icyo kintu nacyo ni ikintu gikomeye, kuko hari abakeka yuko kwishimana n'undi atari ngombwa cyane. Uzi kwenga inzoga ukagira utyo ukabona iri aho ngaho ubuze n'uwo uyiha, watumye abantu. Burya birababaza. Mugani wa yavanjiri wa mwami watumye abantu ntibaza, wumvise ko yababaye. Yarababaye cyane nyine, anabagirira nabi. Gusangira n'abantu rero ni ngombwa. Icyo ngicyo kintu papa yatubwiye cyane, ati mujye mufata umwanya wose ushoboka. Ati nicyo mubereye muri paruwasi ni ukwakira abantu. Ntabwo muri abatware, muri abagaragu, ntabwo muri abashoramari ngo mwirirwe mucuragana hirya no hino. Atoya, ntabwo muri abamanaja, oya, muri ababyeyi. Icyo kintu yakigarutseho kenshi, ati muri ababyeyi kandi bakira bose. Mugomba kugirana umubano wa kibyeyi, n'umuryango wanyu n'intama zanyu. Ati kimwe nuko abepiskopi banyu namwe ari umubano wa kibyeyi. Ati si umubano w'umurimo mukora, si umubano wa disipline, ati ahubwo ni umubano wa kibyeyi mugomba kugirana. Wagize mumbabarire kubaca mu ijambo gato, ariko aho mageze nk'ikibazo. Wenda birumvikana mwari mwahuriye muri ibi bihugu bitandukanye, kandi haba hari wenda nk'ibihugu nka bimwe tuba twumva umuntu bashobora kumuca gutya na gutya bitewe n'impamvu za politiki. Ugasanga wenda muri kiliziya mwebwe papa arababwira ati mwakira aba bantu wese nk'ababyeyi, nyamara politiki yo yabagize igicibwa, yanabaciye kandi mwumvise ko yabasaba kwakira bose abanyabyaha n'iki. Ugasanga bo ni ibintu bigaragara, wenda bakoze ku mugaragaro bigaragara. Ubwo ntagataho ntibishobora kuzagerana ikibazo konfuri hagati ya politiki na kiliziya gatolika. Urashaka kuba nk'abantu muri politike bitwaye nabi, politiki ikaba igicibwa cyangwa andi makuru tugenda twumva hanze. Uwo muntu kwakirwa na padiri na kiliziya, ubwo ntibyabateranya na leta. Burya ntabaho duhuriye, kuko twebwe dukorera mu rwego rwo gukiza roho. Politiki, leta bo icyo bareba ni umutekano w'abantu w'umubiri n'ibyabo. Twebwe rero ni ku rwego rwa roho. Uwo muntu niba aje mu kiliziya, ubwo se namusubiza inyuma nitwaje kivesti.
wenda nk'urugero rufatika yego nka mu minsi ishize hagiye wenda havugwa amakuru amwe akabibihoha yandi papa akagira icyo yavugaho ku bijyanye n'abatinganyi yego aba bana bahuje igitsina yego ubwo wenda birazwi baje baragusanga nka padiri mukuru kandi urabizi ko ibyo bakora amahame ya kiliziya gatolika ntabyemera muzabakira mute muzabatega amatwi mute se nimubakira wenda leta aho ngaho itabyumva ntibyateza ikibazo nibyo ndi kubaza yewe ndakubwiye ngo n'umwicanyi wishe abantu yaje tumutega amatwi tukamubwira umutimanama w'icyo umubwira ko ubwicanyi atari bwiza imana ibihanira n'ibindi n'ibindi n'uwo mutinganyi rero naza tuzamubwira icyo Bibiliya ivuga ikinyigisho za kiliziya zibivugaho tumutega amatwi ariko nawe adutege amatwi atege amatwi inyigisho za kiliziya ni bya bindi twavuga orthodoxy ntabwo byakubuza kumutega amatwi ngo wumve icyabimuteye aho byakomotse n'ibindi byose ni ya orthopathy kuko ntabwo ugomba niba ari no mu kibazo ntugomba kucyongera nawe ugomba kumubwira uti dore uko kiliziya ibibona dore uko ibivuga dore uko mu mateka byagenze ndagutega amatwi nawe untega amatwi ibyo rero nta mpamvu nta n'uwabinziza nta n'uwabiziza kiliziya ngo nuko yakiriye umuntu oya nta kibazo kizabaho rwose n'uwo muntu nk'uko nabivuze papa yaravuze n'abo banyabyaha ruharwa mubareke baze mubaho umwanya mu nzu y'Imana hari umwanya w'abantu bose kuko bose bacunguwe na Yezu Kristo kandi yifuza ko bakira ni umwanya rero wo kubatega amatwi no kubabwira iryo jambo ry'Imana n'izo nyigisho za kiliziya n'imikorere ya kiliziya ariko twumvise nabo ibibazo byabo ikindi rero papa yatubwiye tuganirijeho nuko tugati mwebwe muri irango ry'ubumwe n'amahoro muri paruwasi zanyu les garants de l'unité et de la paix paruwasi zanyu zigomba kurangwa n'ubumwe n'urukundo yego ati ndabizi mu paruwasi habamo utuntu n'utundi kuko yabaye yaravuze ati nanjye nabaye muri paruwasi ariko buri gihe hari igihe usanga harimo ubushyamirane ugasanga abegamiye kuri padiri mukuru bahanganye n'abegamiye kuri padiri wungirije ugasanga itsinda ry'abakarismatike rihanganye n'itsinda ry'abaririmbyi ugasanga barapfa utuntu tw'ubusabusa ati mujye mubyitondera ati kuko hari n'ababigiramo uruhare kugira ngo basenye kiliziya muharanire ko hahora ubumwe n'amahoro n'urukundo kuko utwo tuntu dutuma abantu batagendera hamwe ati utwo ngutwo tuza kubera yuko abantu baba baticaye ngo bategane amatwi umwe atega amatwi undi ati sinodalite rero izabafasha guca izo mpuha n'ubwo bushyamirane ati rwose ndabinginze icyo kigarutseho ati namwe ubwanyu murangwe n'ubwo bumwe mu mikorere yanyu sinodalite uko kugendera hamwe kuzakiza ubwo bushyamirane bukururwa n'urwikekwe kuko haba hakozwe iki ngiki wenda abantu batayimenyeshejwe batagendeye hamwe batabifatiye hamwe ugasanga buri wese aranenga icyundi yakoze kubera yuko batakiganiriyeho yego ibyo rero nibyo by'umwihariko yadusabye hanyuma yandika urwo rwandiko yandikiye abapadiri bakuru bose abasaba kuzaba intumwa za sinode yo kugendera hamwe ubwo rero